Amahoro amahoro bakunzi bakadasohoka baduhurana ikinyarwanda. Reka nizere ko mumeze neza nshuti zacu mwebwe muri Rwanda ahangaha tuganje, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'inshuti zacu zitukurikira ziri hakurya y'amazi magari, rwose tubaguye ibyano. Nk'uko bisanzwe n'uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani migufi, imigani dukoresha mu mvugo ndetse no mu nyandiko bikaturyoha. Ngaho rero nimudutege yombi tuze tubageze imigani 10 nabwo umuntu yakoresha mu mvugo ndetse no mu nyandiko ashyigikira igitekerezo, maze inyandiko n'imvugo bikaba amahwi. Ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: ifundi yisohotse ukwiri ntibisekwa. Ngo ifundi yisohotse ukwiri ntibisekwa. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Mu buzima busanzwe iyo ugiye gusura nk'umuntu ugasanga arakuzimaniye ibyo afite, iki gihe ntabwo wavuga ngo kuki atampaye iki n'iki nifuza. Burya iyo umuntu aguhaye ibyo afite umusanganye, ntabwo wamurenganya ushaka ibya mirenge kandi adafite. Ahangaha aba akwiyeretse uko ari, ntabwo wabimuburenganyiriza. N'igihe umuntu akwiyeretse uko ateye cyangwa se uko yitwara, ibyo afite, ahangaha ntabwo wamukwena cyangwa se ngo umuseke uyimurenganyirize. Oya, iyo umuntu akoresheje imbaraga ze n'umutima we wose, uko nguko niko aba ameze cyangwa se aba yifite, ntabwo wabimurenganyiriza. Uyu mugani niko ushatse gusobanura ko burya uko umuntu akwiyeretse cyangwa se uko umuntu aguhaye iki n'iki afite, ntabwo wamurenganyiriza umusaba cyangwa se umugondoza ibyo adafite. Umugani wa kabiri uragira uti: ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Uyu mugani rwose ni umugani usobanutse cyane, kuko aho kugira ngo umuntu aguhe ibya mirenge, aguhe impano z'umurengera ariko atagusura cyangwa se ngo akugereho arebe uko uri, niyo waba utarwaye ariko nibura umuntu akakugeraho, iki gihe urishima. Iki gihe rwose umutima wuzura ibineza neza. Ahangaha rero usanga iyo umuntu agusuye biba biruta amafaranga, biba biruta ibiseke, biba biruta impano yaguha, kuko impano iruta izindi zose ni ugusura umuntu, ni ukugera ku muntu ukareba uko ari, ukamenya uko umutima umeze, ukamenya uko ameze muri rusange. Rero ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Umugani wa gatatu uragira uti: ifuni ihinga mu rubuye umujyojyo ugashoka ibishanga. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ngo ifuni ihinga mu rubuye umujyojyo ugashoka ibishanga. Uyu mugani ushingiye ku bintu bibiri: urubuye ndetse n'ibishanga. Ifuni n'umujyojyo byose ni amasuka, nubwo wenda biba bidahuje ingano, ariko byose ni amasuka, icyo bikora ni kimwe. Ahubwo ngo ifuni ihinga mu rubuye, umujyojyo wo ukajya hehe? Ukajya mu bishanga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko buri kintu cyose kiba gifite umuti wacyo, kiba gifite igisubizo cyacyo. Niba umuntu ahuye n'ikibazo runaka, agomba gushaka igisubizo gihwanye
n'ikibazo yahuye nacyo. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Niba mu rubuye umujyojyo wajyamo ntuhashobore, uhashakira ka gafuni gato kakagenda rwose kakaharimagura. Wagira n'igishanga ukahajyana umujyojyo maze nawo rwose ukahashegesha. Buri kintu cyose, buri kibazo, buri ndwara, buri birantega iba ifite umuti cyangwa se igisubizo cyayo. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa kane uragira uti igabo rigira urwiyubakiye. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Muzajya mwumva abantu bavuga ngo uriya muntu agira igabo, uriya mugabo agira igabo. Iri gabo twarifata nk'aho ari ijambo rigaragaza ubwiyemezi, niba ariko navuga, ukwirata, ukwishongora ku bandi bantu ko wageze ku kintu iki n'iki. Rero ngo igabo rigira urwiyubakiye. Ni byiza ko mbere yo kugira igabo wakagombye kwita ku byawe bwite ukareba ko bigororotse. Mbere yo kugira ubwishongozi ku bandi ni byiza ko wagombye kwishungura, ugashungura ibikorwa byawe, ugashungura imyitwarire yawe, ugashungura imico yawe, ukareba koko hari icyo usumbije abandi. Nicyo bishatse kuvuga ngo igabo rigira urwiyubakiye. Umugani wa gatanu uragira uti igihe inkuba ikubise ntugira ngo bamare. Ngo igihe inkuba ikubise ntugira ngo bamare. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo uhuye na birantega cyangwa se ikibazo gikomeye cyangwa se ibyago runaka, ntabwo wabyifuriza abandi. Nicyo bishatse kuvuga. Niba uhuye n'ikibazo runaka, ahubwo wakagombye kugikumira ntikigere kuri mugenzi wawe cyangwa se umuvandimwe. Ntabwo byaba ari byiza ko wabyifuriza abandi. Ibi ngibi nicyo bishatse kuvuga. Wa gatandatu uragira uti igihe wisize si ho uhura na muramu wawe. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani twawukoresha cyane cyane ku bakozi bakunda gukorera ku jisho, aho bakora kugira ngo abayobozi babo babarebe neza, babarebe ijisho ryiza. Oya, ahubwo ahangaha urakora, ugakora n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose, nta wundi urebeyeho, nta kurebera kuri bagenzi bawe, nta kuvuga ngo umuyobozi wanjye arandeba atya anshime. Oya, ahubwo kora ibikorwa byivugire maze uzabishimirwe. Rero nk'uyu nguyu wisiga agira ngo ari buze kubonana na muramu we, ntabwo rwose twabishima. Ahubwo wakagombye guhora witwara neza, wisiga neza, ugaragara neza, kuko utazi igihe wazahura na muramu wawe. No ku bakozi rero urakora, ugakora rwose, igihe icyo ari cyo cyose ugakora, kuko urabishimirwa. Nta mpamvu rwose yo gukorera ku jisho. Umugani wa karindwi uragira uti igihu cyorosa izuba. Ngo igihu cyorosa izuba. Murabizi ko izuba ari akadahangarwa, ariko mu kirere iyo igihu cyabuditse ntabwo cyatuma rya zuba riva neza. Izuba ntiryaturuka muri cya gicu kibuditse ngo tuzaribone cyangwa se ritugereho. Oya, uyu mugani ushatse kuvuga iki rero? Ushatse kuvuga ko abakomeye, abafite imbaraga, abagashize cyangwa se n'abirata imbaraga nabo bagira intege nkeya.
nabo bagira intege nke ku buryo rwose wabona bacitse intege cyangwa se nabo bagaragaje intege nkeya mu ruhande runaka. Ngo igihu cyorosa izuba nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa munani uragira uti igihugu gihira imbwa n'abasazi. Ngo igihugu gihira imbwa n'abasazi. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uwumvise bwa mbere wahita utangara cyangwa se useka ko igihugu ni gute cyahira abasazi ndetse n'imbwa. Uyu mugani ushatse gusobanura ko abantu bafite ubumuga runaka bwo kuba batameze nk'abandi cyangwa se ufite ubumuga mu mutwe yishimira ubuzima, yishimira ibihe runaka mu buryo rwose bwihariye, mu buryo butaziguye, aho umuntu muzima cyangwa se udafite ubumuga agira gutya akibombarika, umusazi cyangwa se imbwa byose birikinira bikishimisha nta mupaka, byishimisha rwose nta musozo. Ahangaha bishatse kuvuga ko abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bishimira ubuzima nta kwizigama, nta kwibombarika, nta kugira ngo uyu n'uyu arandeba anseke, nta kugira ngo ese aba n'aba baragira ngo iki. Oya, ahubwo bo bishimira ubuzima nta kwizigama, bishimira ubuzima bisesuye. Uyu mugani nicyo ushatse gusobanura. Umugani wa 9 uragira uti igihugu kitari icyawe ucyunguza amaguru. Ngo igihugu kitari icyawe ucyunguza amaguru. Kunguza ni iki? Ni ukuzana inyungu cyangwa se kwagura igihugu ukirwanira cyangwa se ugikorera. Ngo igihugu kitari icyawe ucyunguza amaguru. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko igihugu kitari icyawe cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kitari icyawe nta mpamvu rwose yo kugitakazaho imbaraga nyinshi cyane kuko atari icyawe, ahubwo icyawe nicyo urwanira, icyawe nicyo witaho. Wagitakaza imbaraga nyinshi cyane kikabera abandi urugero, nabo bagakora, kikabera abandi urumuri. Uyu mugani ntabwo twawushishikariza abantu bo kugira ngo bazajye bita ku byabo gusa, kuko tugomba no gukunda abanzi bacu, ntabwo twakunda abadukunda gusa. Rwose ahangaha ikintu kitari icyawe ntiwakagitayeho imbaraga, ariko iyo bije mu rukundo rwose tugomba no gukunda n'abatadukunda kugira ngo dutange urugero rwiza. Ariko tugiye mu njyana y'uyu mugani ngo igihugu kitari icyawe ucyunguza amaguru, nuko umuntu agomba kumenya iwabo, nuko umuntu agomba kumenya igihugu cye akakirwanira kikaguka, akakirwanira cyangwa se akagihahira ubwenge, akagihahira ubukungu bwatuma igihugu gikura kikaba igihugu rwose gitinyitse. Nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 10 ariwo wa nyuma uragira uti igihugu kitica imbwa cyorora imisega. Uyu mugani ni umugani woroshye ariko uhatse byinshi. Uyu mugani ushatse gusobanura nk'uko musanzwe mubizi, nuko iyo umuntu abonye umunyamafuti, umuntu abonye umuntu ugira imico runaka mibi ntamucyahe, ahubwo aba amuteza umurindi wo gusubiramo ya makosa. Ahubwo ni byiza ko wakagombye gukebura wa muntu ugaragaye mu bintu bibi kugira ngo
yikosore kugira ngo adasubiramo ya makosa yari arimo gukora. Ibi ngibi nicyo bishatse kuvuga. Ni aha ngaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro cyibanze ku migani 10 isobanuye ku buryo umuntu amenya aho yakoresha umugani uyu n'uyu ndetse n'igihe yawukoresha. Nkomeje kubifuriza kugira amahoro n'amahore aho muri hose, kandi imbaraga n'imbaduko bibarange. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.